batangiye gutora dogiteri ucora ati nta mwana uri mu akore ati nta mwana uri mu nda bigenze gute kandi ari bari bampinye baba bagendera kuri map ya scan yerekanye muganga kubisa amaso kwani umeza tisinavyaye nicyo kibazo kinzanye inda yabuze gusa yarize yamambwira ngo acha ujinga niko yambwira ngo acha ujinga ngo kwani bakongora kwa ajinga aje ngo mtoto wako karibu kuzaa anasema ngo mimba imepotea ngo imeenda wapi ngo kama ngo imezaliwa ngo sema imezaliwa ama imefanya nini yamatangira guhura n'intambara z'ibigeragezo ziyonda indikabura ikamibura ikarangira kandi ari umuntu ikabura ikavaho ukabona ari umuntu usanzwe utarigeze no gutwita umugabe tukamusengera igiraga bwakindi kamizuri kagenda yaki inshuro zirindwi kuri reka mvuge kuri ico kintu kirambure kibwira abantu yagenda ikagaruka mureke mvuge ico kintu kibwira karara rimwe na rimwe karara bugaca tugasa n'abantu bahevye kuko ga itakigarutse aho bwaci kambigaruka akamasura kamwe umuntu akamasura kamana ni bakugenda akagenda kunyenye kumugoroza yagenda kama mu buzima kabayo nagenda no mukazi reka kivugeho karasaba reka kivuge A world of stories. waguye gute udusubira akogusa numara witusubira noneho mugeze mu rugo waguye gute kugira ngo uriya mwana uri mu ndavunike ari uvunika aho ngaho niho hari ikintu nawe ukuvuga ngo nari nakoze amasuku mu rugo nafuze noza ibyombo ndi guhungura gutya ku kabati nyine nari narushe kera kubera umudamu utwite iyo wakoze akazi kenshi mu rugo uba warushe noneho ngize ngo ninjire muri dushe koga nibwo nyine kubera nari nakorotse naho muhata ari umuka neza ndanyerera namangwa gutya namakubita namangwa n'ubamye namangwa n'ubamye niyo naguye nuko muvuye mu bitaro rero mugeze mu rugo nakakana kikiro kimwe tugeze mu rugo tuvuye mu bitaro tugeze mu rugo nukuri nabonaga bigoye cyane sinakaza njyama sinakaza ngira gute nkavuga ngo ninsinzira ndakaryamira gahwe kubera mu bitaro giho abaganga baba bari maso abaganga tibaza baryama baba babereye maso banagira ngo uryamira akakubwira ngo waryamiye umwana gucyo ariko ngeze mu rugo nukuvuga ngo zanteye uburemere kandi nasuye kugira uburemere kagogwa n'ukuntu wabonaga n'ukuntu ugafatira mu bishoro mu makuvuri ndavyibuka hari ukuntu abacu turirimbana baje kureba umwana ngo navyaye ngo basohoke umwe ngo abwira babo ngo nimureke tugende gasigare gahwera twasohotse ngo mbwira badusohoke ngo gahwere twasohotse aza serereza n'ubu ngo si uyu ni wa muhungu ngo nadavuga ngo gahwere twasohotse nuko noneho abantu baza kureba umwana sinamwerekanaga pe ntabwo nerekanaga umwana naramuhishaga nkaba nyine nka wa muntu w'ingenzi cyane mbona utogenda atamubonye ariko nk'abantu ba hafi barazaga nkabwira ngo umwana araryamye kandi agira ibitotsi byinshi sinomukangura ariko ari ukwanga kukerekana ko bakabona n'abaganga bari barambwiye ngo nzagahishe oti kakaza gahura n'umuyaga ati kakaza gafatwa n'abandi nuko mba muri ubwo buzima kana nyine igihe kageze amezi atandatu gatangiye nyine kamba ndetse kari mu 8 kagije amezi atandatu kagakamba kagejeje akukana kavukanye mu bibazo ariko kama gakora ibintu byose kageze mu mezi atandatu kama kanja gukamba ngo kageze 7-8 kama gafata ikintu gatangira nko kuja guhaguruka gatangira kuba kandi kama kabakana no kujya nyine na ico gihe nagiye kwa muganga barambwira ngo gafite ibiro ngo kagejeje ibiro 4 n'imbari n'amagarama ngahe ariko kakama gakora ibintu byose nivyo abandi bana bakora nuko noneho ndangije nja kwikorari kubera ndo muririmbyi
uretse kugera yasima se iracakarimwa kakana cyangwe karakize ukuguru kwarakize kabaye kazima. Navuye mu bitaro kera bayikambuye yasima bayigakuyemo gusa arambwira tu uzugacunga kandi gatangira no kuba kana gakungura gakamba kagira gute uzukaba hafi katazosaguhura. No kuja kwikorara jaga kwikorara ndakajana kuko naringizigiye naje hafi umwaka wose ntagera mu ikanisa kandi nyine nkeneye no kuja mu ikorari nari nagiye ngiye kukabarikisha kubera nakabarikishije ntinze ntabwo naratuye ndango bamwe baribagiwe ko navyaye nuko bucega nabatereka najeje mu ikorari nsubire mu mirimo isanzwe ngo wari umunsi wa gatandatu abadiyakoni bakoze amasuku kubera hari ukuntu uza nkunda nyine gutaha mbere kubera izindi ndahekana none nari ngafite mu maboko gutya hano gutya ku rutugu tashe sohose namanyerera muri y'amazi abadiyakoni bariko bakoropa namangwa kari umwana nawe yamangwa kariye abantu nyire muri korari baravuga ati ni ibisanzwe araguye bisanzwe akana turagatora nanje nyine ndabyutse tugeze hanze umwana yamarira ubudaceceka ngeze mu rugo namabona ukuguru kugera hangaha kwa kundi kandi kwa kundi kujya kwari kwaravutse akirimo niko kwase guhuhuka ngiye umugabo ati umwana yagize ibibazo umwana ko yahuye n'ibibazo wazaba umuntu ukomeye tuje mu bitaro umwana hari ikibazo yagize abagabo nyine se baza bumva ibibazo nyine bagahita bikemura Imana iziba umugisha namwe nuko ahita nyine azatuja mu bitaro Kiyambu naho nahamaze iminsi myinshi nahamaze ibyumweru bitatu barongera nyine barakavura bagashiramo isima bagira gute baragakurikirana bakurura amagufwa akana karongera karasubirana nuko gakomeza kabaho Imana yamifasha umwana yamakora ibintu byose arahagarara afata ikintu arahagarara aragenda ubu ni umugabo mukuru afite imyaka 4 karayeneza azagenda aza kubita kabumbu ugatangara ni umugabo uza kubita kabumbu kandi kujya kwavunitse azakinisha kwa kuguru kwinjo azakinisha kujya kwimoso yavunitse niko ni nakamoza timugira ubwo ntiwikaye reka azayirirwa kubita kabumbu ni umuntu w'umugabo nta kibazo kandi yabaye umugabo mukuru cyane utora umenya ko ari agejeje imyaka 4 afite ibitekerezo n'umuntu w'umugabo ni ukuri kandi twa turabwira abadukurikirana bose ko ari imbaraga z'Imana umwana Yarasanga afite izina ry'igitangaza cyane ariko afite izina rimubereye yitwa Isaac Ndayishimiye yitwa Isaac Ndayishimiye niyo mazina ye n'ubitangaza dushaka kubwira mwari mwise nyuma yuko ibyo byabayeho cyangwa mwari mufite iryo zina oyo nje amazina yaje yose abapanze umwana azavuka afite izina ryiwe dipanze sawa dukomeze nuko kubera nyine ko navuze kuva kare ko nza mzara ku mwaka nkabanda byaye bita ntwara inda ya mushiki wiwe sinatinze muri ibyo bihe bimeze gutyo muri ibyo bihe nagakurikije kweri kagiye kweneza umwaka n'amezi 2 kera twite ati muri ibyo bihe bimeze gutyo keneje umwaka n'amezi 2 ubimenye ko twite ntiwowe nkuvuga atari kuko kandi bigenze gute ibi gishimara ni gutu nukuri sinabyicurijeho kubera kuko nzi kuko Imana yabimpaye mu isezerano kandi nzi kuko ntawagwanya umugambi w'Imana niyo waca mu nzira zimeze gute twita inda ya mushiki wiwe n'umukobwa wanje niwe mfite umukobwa wenyine n'umwana wanje wa 6 kuko nyine twavuze dufite abahungu 5 n'uwo mukobwa umwe ngeze mu mezi 8 kandi ngirinda nini mu busanzwe nukuvuga ngo nari mfite inda igera nkaha taki bene bigi muvye yasigana nigwa no kugenda no kuja ku rusengero byari bene bizo kugenda nikurura kandi kwicara mu nzu nari sigaje ukwezi kumwe ngo mzare arindwi hafi 8 ugiye ku amezi 7 n'ibyumweru 3 arangije bari umunsi wa 5 uwo munsi sinzabibagirwa mu buzima bwanje ningaho nzarinda mfata wibagiwe
nari maze n'ubundi kandi gukora amasuku mu rugo, maze gukora amasuku mu rugo ndabatereka nduhuke ku ntebe ndirambika kurya umuntu, maze no guteka, maze no gufungura ndirambika, maze kwirambika abantu bazapinga ngo nta burozi buhaba, burahaba narabibonye. aho nama numva ikintu kimfata ku maguru cyama kimfata kirankomeza. hari ukuntu abaganga bazadutera ikinya tuja kubagwa, ni nkako numvishije bibaye. nama nari bakurengeza amaguru hasi, nari wicaye ndyamye ku ntebe, nama amaguru yamafata ku ntebe, nanirwa kuyakura ku ntebe. ndagerageza birananirana, ndagerageza birananirana. mana yanjye iki ni iki naco kimbayeho. mpamagaye umugore wo twabanagaho mu myaka ine, afashe telefone ntamubwira ati mama wawe ngwino ugere mu rugo, ni ukuri Imana imweze umugisha, ari umubyeyi mwiza cyane, ni ukuri yambereye umubyeyi mu bihe byose. ndamubwira ati ngwino urebe ibimbayeho. arambwira ati se ni ibiki bikubayeho mama Fidele? ndamubwira ati nananiwe gukura amaguru hasi. arambwira ati ngahe, aragerageza arahindura birananirana. ati ntahava hano ari sinzi ukuntu byagenze. zagenze gute? najega nawe aca tuwombe arasenze bukeya, mu kanya gatoya nama numva cya kintu cyafashe ku maguru cyama kizamuka nkakujya ku kintu cy'ibihu bintamurutseho. nama numva kiratamurutse no ku mutwe, nama numva ari kibihu bimvuyeho ngo biveho, nama numva ari ikintu gitibukanye imbaraga. ndabadutega kujya nyine kimvuye cavuyeho gucya ya maguru yamava hasi. wamukira nama mba muzima, nama numva ari ikintu kimvuyeho kugira ngo kimveho, nama mba muzima. nama nyumva ari ikintu gitibutse hasi, noneho ngo mare kumva ari ikintu gitibutse hasi. ntangira nkirebaga, ndareba hasi ikintu cyatibukanye imbaraga ndakibura. ndahaguruka nja mu gikoni ndeba ikintu cyatibutse ndahebuye, ndinjiye muri dushe ndahebuye. uhaye wiyumva gute? ntanyumva, noneho numva gusa nsubijwemo imbaraga, nama ngira imbaraga zose. noneho mu kanya nama numva icuya cinshi cya cuya ngo kize kitangira kumenekaho cinshi ku mubiri. ndavareka nyinjire muri dushe, kurya nyinjiye nyama nsanga ntandafite pi. nama nsa nk'umuntu utarigeze gutwara inda, ukumeze gutya. nama nsa nk'umuntu utarigeze no gutwita pe. wari ufite inda nkuru y'imvutse y'amezi 8. nama nsa nk'umuntu utarigeze gutwita. aho ndafate se bwira wa munyakenya. arambwira ati genda woge utuze turebe. ntamubwira ati inda yashize. ati inda yashize? yanda yaringana kujya yashize yagiye. nawe akubona nyine ntayo. arambwira ati ukuramo imyenda. nkukuyemo umwenda wo hejuru. zagenze gute? namubwira ati naje gasimbizi ko twari kumwe nawe hano bimeze gute? simbizi naje. ahamagaye waba uri hejuru aramanutse, ati ngwino urebe ibintu bibaye hano. arashika ati nibi mama Kadere byagenze gute? ati simbizi, ni kujya gusa naje wabonye nyabaye, numva ikintu gihanutse nikijya waza ubona nkubwira ndetse nikicahanutse. ariko ntaho cahanukiye, ntaho cahanukiye. aba mama iyo ugiye kubyara cyangwa indi igiye kuvamo, hari ukuntu tugira ibimenyetso nk'abagore bakuze babyita kwivubira, ukagaragaza sinye zerekana ko byenda ugiye kubyara cyangwa indi igiye kuvamo. nta kintu cy'ikimenyetso nigeze ngaragaza pe. noneho icyo kintu kidushira ahantu ari je ari abo banyakenya. harabati se tubigenze gute? tuje ku bitaro. wa mu mama tereka duhamagare papa Fidele, tugumaga kwiruka tutamubwiye ibyabaye. ndamuhamagara yari mu kazi, tabuze mu rugo sinzi ibibazo byabaye ibiki. tinda yagiye ibyo yarambaje ngo si ibyo wavuga. kuramenya ibyo uhavuga cyangwa nawe ufite ukundi wavuga ibyo utazi. ndabwira tuko nyine nkubwire nuko byagenze. tereka zegere mu rugo. ahita atega ati yatinze, arabanguka cyane. agusanga mu rugo? asanga mu rugo ntaho ndaje, asanga ndi gutya ntandapinda, asa nk'umuntu utarigeze nyitwara. ndibuka yaranyitegereje arandeba, yinjira mu cumba. nimba nawe yaratekereje ati se kuse ndabivuga hiki. ariko naje muri jewe yo kuvuka ikabura no mu bantu hanze. byari bimeze gute wewe? oyi n'ibintu ushitse wamubonye gute?
yarampamagaye arambwira n'ubwoba bwinshi arambwira ati yande yagiye nawe urabyumva inda yagiye itavutse niba yavuyegamo niba yavuyemo mbwira niba yavuyemo ibyo ni ibintu bigaragara birasanzwe arambwira ngo yavuyemo ariko yagiye yabuze nibwo narambwiye ati nta kibazo tugira ikibazo niba utayisutse tiyavuka tugira ikibazo indura cyayifite ndaje witonde ndaza mu kike nsanga nyine nuko zagenze nawe njye wareka gutangara umuntu waruge indikubwira nga kugenda biba bigoye kurana umugore ukuriwe harukundo nyine ingendo ziwe ziba zimeze ingendo ariko namasanga ari muzima akora nakazi namba muzima atagwaye muzima nagerageje n'ukuntu usohoka ko mu kibuga kibuga kama ndabura intambwe nibyo byibyo twaherewe tuvuga ngo ibigeragezo n'ababyumva bareke kuvuga ko wenda twatubikomeza cyane ntabwo nukubabwira kuko birahaba ariko imbaraga z'Imana ariko ibibazo twatuvuga twumva ko twabiciyemo tubinyuramo amahoro narabibonye inda irabura ariko ndamubwira ati wowe ureke ibi bintu sije ibitaro ibi tuzo gusengera turabisengera ndibuka namufashe mu nda ndamusengera mu ndangize niyambaza n'undi muntu turamusengera aradufasha kabisa ngo turangize inda iragaruka ariko twabanje kuja ku bitaro ibitaro byo nditwobereka wenda nditwobereka twabigiyeho pe urabona umuntu umeze gutyo kwa muvuga usanga bamwihorera ibitaro nibyo byibanze nukwanga amagambo y'abantu wenda rimwe na rimwe bavuga ati n'ubujiji uburangare n'ubujiji kandi tuzi ko Imana ihaba ariko se Imana ibi bintu natwe yaduhaye ubwenge tugomba kubikora twajanye ku bitaro abaganga bakubita muri ecography babura baravuga ngo ntandafite kandi aribo bari basanzwe bamupima bakavuga ngo uyu mwana ageze level igera aha afite amezi aya umwana ni umukobwa ibipimo byose tubifite ariko bageraho bakavuga ngo nta mwana twatubona ko turabona umwijima gusa tukamugarura tukamusengera idiragaruka bwakindi kamizuri kagenda yagiye inshuro 7 ukuri reka mvuge kuri ico kintu kirambure kibwira abantu yagenda ikagaruka mureke mvuge ico kintu kibwira abantu rimwe na rimwe karara bugaca tugasa n'abantu bahevye kuko ga itakigarutse aho bwaci kambigaruka akamasura kamwe umuntu akamasura kamana ni bakugenda akagenda kunyenye kumugoroza yagenda kama mu buzima kabayo nagenda no mukazi reka kivugeho karasaba reka kibwira abantu umwanya mugari mutoya kuri mureke nkibabwireho babwira imbaraga z'Imana nukuri inda ikimara kugenda nyagize ibibazo bitatu nyibaza mu mutwe wanje ta wundi turi kumwe ndavuga ati Simana yanje we ukuse ko umuntu azabyara umwana upfuye abandi bakamusura ngo yapfushije yasuka inda abandi mu muhana bakavuga ngo yasutse inda jewe umugore uhawe urubyaro rwa gatandatu ndavuga mu muhana ngo inda yanyitse gusa gutya gusa se Mana iki kintu ntakibwira abandi bantu gute ico kibi kibazo muri je kirancanganyikije ikindi kibazo tumaze kuja kuri ecography kubera twahise umugabo yarashitse tutaraje no mu basenga twagiye kuri ecography twagiye kwa muganga aho nakoreraga clinique jana n'igitabo ca clinique shitse ngira umuganga muri banyinjiza muri maternité rero nashikiye kuri reception baravuga ati Beatrice niki kina sinzi kibazo nyagize shikinyabaki muganga kubisa amaso kwani umeza tisinavyaye nico kibazo kinzanye inda yabuze gusa yanyize yamambwira ngo acha ujinga niko yambwira ngo acha ujinga ngo kwani bakongora kwa ajinga aje ngo mtoto wako karibu kuzaka anasema ngo mimba imepotea ngo imeenda wapi ngo kama ngo imezaliwa ngo sema imezaliwa ama imefanya nini amagayu wabo aramubwiye ahamagaye mu doctor aramubwiye ati ngwino wumva ivyo uyu mukonga hayavuga ati mbwira ibi uvuga ikintu baba bari kucana mbabwiye uko byagenze kose inzira naciyemo byose numviranyitse umuganga arambwira ati saba turabimenya niba yanyitse cyangwa niba wayuzaye ti wara ibyo wavuze natwe dufite ibyo twize turabimenya aho tuje muri maternité kubera ibi bitanda za mama zo kuzarira babanza kujana kuri ecography bashitse
ekogarafi bereka kuko harimo amazi menshi mu ngobyi n'umwijima ariko nta mwana bagerageza kureba ko byenda noba inzira y'umwana nabyaye ekogarafi bereka ko nta cabaye tuje ku gitanda bashite ku gitanda bagerageza gupima ati pe ibintu byose ni furu kuri nyine uko avuze niko kuri niba yanavyaye umwana byagenze gute ko tutari kubona ikimenyetso na kimwe abaganga barambwira ati nibindi batwandikiye transfer muje Ruhiro noneho batwandikiye transfer umugabo aravuga ati muramu wanje nawe yari amaze kubashika muje ku bindi bitaro kujya abavyenda abo batabonye hakaba ibindi bibona tugiye ku bindi yari ni sentime dushitse baravuze nabo ti ko turabona amazi mu ngobyi n'umwijima turi kubona umwana kandi nta byerekana ko yigeze abyara cyangwa nta kintu na kimwe ibintu byose birafunze none icyo kibazo reka natwe tubaye transfer muje ku bitaro bikuru icyo kintu numva kinteye ubwo noneho wacu ndi umuyumba ariko icyo akurusha uzemera ko akikurusha wacu ni umuyumbe kundusha kandi agira kwizera cyane kundusha aratubwira ati muve mu byo murimwo titwirirwa tuja kuri ekogarafi dutanga amafaranga tuje mu basenga iki ni ikintu cyerekana ko ari ibigeragezo nuko mu kanya arambwira nibwo twashitse mu rugo tugarutse afata munda arambwira ati wa mugore iki kintu tugiceceke tiyagira uwo tukibwira tukigume muri je nangabire nawe ariko reka ngusengere mu kwizera ufite kwizera oya simbesha kuri kamera sinari ngufi simbesha ndakiranutse umukirisitu yaranamubwiye tese uko kuzo abayumbe mukunda kuvuga ibintu byose ngo birashoboka iki ugiye kumfata munda ngo birashoboka n'abaganga barananiwe none nawe ugiye kumfata munda wewe nyabu no kagira imana kuko uratakaza umwanya turebe ukuntu tuja basi muri bya bitaro batwandikiye bikuru ati reka dusenge reka tuza dusenge aya aransenge ndamuritsa mfashe mu nda aransengeye kanya gatoya duhamagaye umukozi w'Imana Rufirita araha kujya papa merewe Imana imweze umugisha cyane turamubwira ikibazo twagize n'abayumbe bari Masayini bagikundiro na ba David Imana ibaho umugisha baradusenge badukurikiraniye gahunda cyane aratubwira ati timugira ubwoba mugabo wanje nyine kubera kuko nawe ari umusenzi kandi azasenga kamira ntugira ubwoba tugira ubwoba ndumuyumba ariko arandusha simbere akobaka kandi abo mu rugo gakwizerwa nibo kandi nakujya bavuze ngo umuhanuzi wajya utaza yemegwa angashiraho dute nyine na abasenga baravuga ati ntimugira ubwoba nibigerageza ariko Imana itubwiye kuko bikunda ati jabuka hakurya tubona niwo ni Rufirita bategeye moto ngiyara ku kanisa ry'Amani turahumba ashitse aranyitegereza aravuga ati yinda yari iri mu mwana wari ufite inda tinkuru y'imvutse nuko aransengeye asengeye Imana yamimuha gahunda yose iramubwira ati nibigerageza duhana gahunda tuja gukora mu rugo turagiye dushitse mu rugo dukoze ya gahunda yaduhaye bavuye mu kajoro nyine ngo habe saa kenda z'ijoro nama mba kujya kandi nabaye bigitangira nama numva kandi nama mbwira umugabo ati ndapfuye nama numva cyakintu kandi kiramfashe kiramfata nama ngira uburibwe intumo y'icuyikasi kandi ngarambaza ati bigenze gute toya ndapfuye ni mumbabarire ga mutazova ngo napfuye ntirenze ngo mara kumera kujya yanda kandi yambwira gutya yamigaruka yamigera urayibona yamigera kandi kujya aringa nawe urayibona cyane si ibintu byo kubeshaga abantu babiri bobesha no nibwo nagize kwizera ndavuga ngo nukuri ngize ndakomeye ngo amasengesho yego nyine amasengesho yiwe nyine yakoze nukuri kujya yambwiye arakoze arongeye arasenze aravuze ati Imana turagushimye ko wigaragaje kandi ukomeze wigaragaze ngo habe kandi nka saa yine kandi namamera kujya kandi bwakeye yanda yamigenda kandi duhamagaye umukozi w'Imana kandi Rufirita araje ageze mu rugo azana na Pasiteri Korode wo mu kanisa ryacu kuko ibintu bene ibi
biragoye hari bamwe bari mu kugera mu rugo nyine ugasanga haba nk'ikibazo ngo ni nyana akaba basengera aravuga ati reka nzane n'umukozi w'Imana mu rugo tuze kubasengera baraza mu rugo baradusengera bahageze Pasiteri Claude kubera giwega yaranzi ndi umukristo mu ikanisa yarazi ukuntu nkuriwe yarandebye yaravuga ati se ni nkaho yatangaye gusa nuko niko bimeze aho yentandiri bimeze gute ati nuko nyine nuko sawa baransengeye bamaze kudusengera baragiye ngo hagere nka 3 z'ijoro yamusubira kandi yandira garuka bwama mu buzima busanzwe turamenyera ikagenda ikagaruka ariko simbesha kuri kamera kagira ubwoba nkavuga ati ese iki kintu kibirandura gutya mu nda kigiriza impinduka cyo kwama kiripuka umwanya umwe kikanyica ibi bintu ni gute bimeze kabwira umugabo yewe reka gabasi tubwira abiwacu mvuka n'abiwacu shazwe bwira abiwanyu n'abiwacu imiryango yombi uko biri mu kugenda kubera nuvuga ngo iki ni ikintu ucecekana ubu nyine nyopfa bo gutaha imfana kujya twahere tubivuga karenga ucunda kurusha uzemere ko akikurusha arambwira ngo mfite uko nyabivuganye n'Imana biceceke yamambuze arageza aho naje yazambwira ujyo ngaze kumva ariko nari mfite amakuru yari afite ngo amakuru yose n'abasenga bakaduhamagara akatubwira ati bimeze gutya na gutya timugira ubwoba ahantu byanteye ubwoba ngeze igihe cyo kubyara nyine ngeze igihe cyo kubyara nja mu bitaro ngeze mu bitaro kuko nyine bari banyandikiye ko ngomba kubagwa kubera nari nabazwe vuba ku mwaka umwe kugira ngo nongere mbyare baravuga ati nanone urongera ubagwe noneho hari ukuntu bagupima muri ecography ibintu byose bamenye aho nyine aho bafatira nyine bamenye uko inzira y'umwana imeze barampima bampimye saa 4 muri ecography ja muri mwibagiro saa 7 yari yaje nawe yarahari yaje kundeba uwo munsi kubita turi kumwe bampima saa 4 baravuga turabyara neza turakubaga ariko ni saa 7 kubera abariho emergency nikiyambo nabyariye nuko tisawa ariko ibintu byose ni sawa umwana ameze neza mu nda umwana ni umukobwa bavuga ko afite ibiro 2 n'amagarama 5 rero urabyara turakubaga saa 7 sawa turategereje saa 7 ngo zigere kubera nawe yagize ubwoba simubeshe yamagenda yamazimya telefone yamenye ko ngiye kwinjira mu ibagiro yamazimya telefone baje ahantu gusenga abayumbega kujya nyine bagira connection zabo sinamenye gahantu yagiye nyine aho kubitaraja gusenga arangije kuja gusenga Imana agakugiza yumva ngo tugere mu ibagiro bamaze kuntegura ukuntu nyine baza bagutegura bakakwambika baja kuntera isindano y'ikinya arambwira ati wicare straight nturuhe wunamuka tugutera ikinya hanyuma tukubage ndunamye kujya nunamye narambuye amaguru ku gitanda namamera kujya kandi nabaye bigitangira ya maguru yamafata hasi ngo afate hasi ngira abaganga ati miguu imeshika abaganga bambaseka bose ko bagana ngo akimukongo akona uwoga ngo acha uwoga aje ku gitanda musandi yari arukuntuzo yarambura gutyo ku gitanda ukicara wuna tera ushinge neza togira ukuntu uharibisha nyine kwigufwa ry'umugongo abaganga bananirwa kwiyarengeza birananirana baravati nukuri nyine umukongo avuze ukuri bakaza bari bane ati bakambwira ati nkagerageza bikananirana byagenze gute bimeze gute barangare nyine naringa ndagaramye nyine baravuga ati reka tumutere ikinyaga ndunamye ngo nyuname gutya bagiye kuntera ikinya abaganga ati se turamutera ikinya nuko yavuze ngo amaguru yafashe niki naco tutarakimenya turamenya ngo ni gute nuko ati mupfe baranyegetse ariko batarantera ikinya bashize ku gitanda batangira nyine ari ukuntu bazacoracora mu nda bareba umutwe w'umwana uri ngo babage kurya batangiye gucora dogiteri ucora ati nta mwana uri mu nda akore ati nta mwana uri mu nda bigenze gute kandi ari bari bampinye baba bagendera kuri map ya scan yerekanye inzira bacamo
abaganga ati wa muganga Dr. Zitamwa turi kumva arababwiye ati ko ndako bazavuga icyongereza ati ko ndatushanta bose ndi kumva umutwe w'umwana haje undi ahamagaye undi araje yibwaje umugore gutya nyine arashkarana batombokera ati timwabucishe muri scanner ati twaye mucishije mu ngizi saa 4:30 aho aragerageje nawe arakora ati nta mwana bimeze gute bagira ubwoba cyane bagira ubwoba bamaze kugira ubwoba batangira bansiga imiti myinshi umubiri wose bantera inshinge tomenye ukuntu zingana ngo byenda abaganga bagira ukuntu bize ngo byenda nagize stress ngo ibiki ibintu nkibyo sinzi batangira bamwe kunganiriza ngo ko ndatekereza gute ngo ibiki ndavuga ati ndi sawa gusa ikibazo nyagize nuko amaguru yafashe hasi kandi nuko mwamuvuga ngo umwana yabuze nuko baravuga ati wiye ukabona yagiye buryo baje kukubaga nta n'imyenda ubufite nabo bonyine barahamagarana n'abandi bari uwo munsi baza basetsa ati habaye emergency abagore bazamavyara hasi kubera iyo emergency twagize ikibazo muri dieta muze murebe ikibazo twagize bakaza baganga bamazenguruka baruzura guke ibi bintu bimeze gute baragerageza baherezo saa 7 saa 9 ngo zibe Dr. Mukuru arababwira ati ubwo gutya yara kubera ari ukuntu bakonekta machine baba baguteye utuntu amaserumu mu maboko nyine kugira ngo byenda amazi adashira ibiki gucyo ubwo icyo kintu cyarafashe icyo kinya machine zose zamazizimye zijya bari bakonekta abaganga ati na machine zizimisha baragerageza birananira wabe saa 9 muganga aravuga ati musubize umuntu umushire ku kagari umusubize mu icumbi kubera n'imiti bari banteye myinshi indi bagashira ku rurimi baragerageza nuko nari ingiraho ububasha ansubije mu icumbi bangejeje mu icumbi dogiteri arababwira ati mumurekeraho gusa timumuvira uruhande hazanyicaraho abaganga bane bagoma kureba impinduka ngira ndayaho dirarenga ndaharaye burakeye kuwa mbere ngo habe kuwa mbere saa 7 zo kuwa mbere yanda kandi yamigira gutya yamaye ibiranganya yamigira gutya yamigaruka wigaruke bajya baganga bandiho bama bazana kagari bama bashira amabanyirukankana no mwibagiro banteye ikinya gutya kitaranamfata neza ko mu buryo nyaza mbabwira ati ko murankora nkagira uburibe kera babagize gutya bamabaga bakura mu mwana yamarira yamavuza induru bari ubutabazi baza bashaka ubutabazi kubera baza bamwe bakuyemo umwana gutya baravuga yamakubita induru wakubita induru dogiteri aramurengeza afata byaye umwana muzima w'umukobwa kandi ararira ngo arire umuganga umwe yamanyuna amahoti se uri bwoko bw'indi n'umukobwa ngo niyihe mana muzamusenga nanje nzanyisenga ati yandivuze nk'umuntu baratangara baravuga ati tubonye imbaraga z'Imana tubonye Imana nukuri Imana iratwiyereka abantu umuntu dushaka kubwira umuntu wese waba ufite ikibazo kimugoye ushaka kuba ari guca mu bigeragezo bitandukanye dushaka kubabwira imbaraga z'Imana kandi dushaka kubabwira kuko n'ibigeragezo birahaba ariko cyane imbaraga z'Imana zirarutuze bigeragezo byose uwo mwana wacu arahari ni inkumi afite imyaka 2 ari kwirirwa afite imyaka 2 ni inkumi azayirirwa vuga ibyo ni ibitangaza by'Imana ni ukuri dushimiye abantu bose babanye natwe muri ibyo bibazo sinareka kubashimira kuri kamera abantu b'umuryango wanje aho mvuka abantu b'umuryango wanje aho nshatse basaza banje byiringiro bizimana nkuru ziza muhorana nyakiyobe Imana izobagirire neza umuryango wantayoberwa noneho na nyamahoro bavandimwe n'abaturanyi banje muri inshuti nziza zo ku mutima wanje babanye natwe muri ibyo bibazo byose batubaye hafi kugeza birangiye kugeza na munsi uyu ni inshuti zacu turacabana mu bibazo byose nukuri bavandimwe Imana ibaheze umugisha kandi bwari ubuhamya tuje kubaheza no kubabwira ibitangaza by'Imana murakoze cyane urakoze reka maze ngaruke kuri uno mugabo igihe yinjiye mu bitaro wazimije telefone kubera iki uwanyinjiye mu bitaro ndavuga hano turi kuri kamera se ndavuga impamvu ahubwo
hari ibintu asa n'uwibagiwe wenda ashobora kuba yabyibagiwe. Uwo munsi ukuntu uzagenza agiye mu ibagiro, telefone zahise zita network zose, ari iwe ari yanje ari y'abantu baduhamagara. Muri umunanje twakoranaga ibyo niwe twaganiraga buri kimwe cyose, zabuze network. Nari mfite amaline abiri, Airtel na Safaricom, zabuze network. Niyiwe yibura, iyi biraribura, niyi kuvuga ngo niyu yarayibuse. Twashyize mu bitaro, ni gute zagenza telefone zabuze, ariko zamaze kuburana amanishire hombi injire huduma Kiyambu mu bitaro. Ndi hanze nimba abanyakenya bako bavuga ati umuntu se ni nk'umugwayi wo mu mutwe, ni gute bimeze. Nagiye ahantu gutya hari gutwatsi ndahagarara nguma kuzenguruka nkagenda gutya ngasura kagaruka, ariko ndasenga ndavuga ati none uwo munsi ara mwibagira, uwo munsi bambwiye ngo uraje mwibagira, narafunze sinariye. Navuga ati uyu munsi ngomba kuharira Imana ngasenga, kandi nari nizeye kuko yinjiye mwibagiro ari butahari muzima. Ndasenga mwaje kugezaho cya saa 10 se ari ka saa 10 saa 10 aramuvuga ati barazana namaze kubyara gutya za telefone zamazija ku murongo. Uyu munsi wa kabiri ni ukuvuga ngo ku cyumweru nibo barafite kumubaga indirabura burundu, ku wa mbere nibwo bamubaze nimugoroba. Umenya makuru icyo ginda yabuze, wamenya makuru mva cyo wari uhari, wamenya amakuru gute agerageze no kumuha igihe inda yabuze ari kwibagira bwa mbere. Oya bwa mbere twari kumwe, bwa mbere twageze tubana. Ni ukuvuga ngo nageza ngenda nkagaruka kamusanga. Uwo munsi yaravuze ko inda yinjiye mwibagiro, yarampamagaye iwe icyo gihe wone telefone zari zikira ku murongo. Yarampamagara ngira ati barage kumbaga irabura. Ngo habe saa 9 zo kuwa mbere yinjiye mwibagiro, icya mbere cyo kibyemewe guhamagarana. Icyo cyo nicyo kintu ugomba kumva n'abantu bagomba kumva. Bazazimya telefone y'umugwayi, wenda umugwayi wewe yizimya, ariko njewe nsino yizimya. Iyanje isibura network ndagerageza naranamuhamagaye bikomeye. Ndahamagara n'abantu nshaka kubabwira kuko yinjiye mwibagiro. Ariko ngo have saa 10 arabyara, telefone ija ku murongo nawe yiwe baramuhangura turavugana. Nuko umwana aravuka ariho ni muzima, n'umukobwa yitwa Gila Munezero. Imana iriho, Imana irakora. Ugabatemera yuko Imana izikora, babyemere rwo babyemere ariko amasaha ndatugeranye ngize ngo ndamufata amagambo nk'abiri mu finalize kano kantu, ubundi dusoreza ahangaha nibikunda tuzosura dusubiremo. Abantu namwe mukurikiye mufite ibibazo nk'ivyo mfite, mwandike muri comment nimo bakenera bazongere bagaruke. Sawa, turabashimiye abantu bose badukurikiranye mukuri guhari hano kuri kamera. Arabari abantu benshi badukurikiranye batuzi n'abatatuzi, turabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu wo kudukurikirana, kumva ubuhamya bwacu. Nta kindi cyatuzanye hano usibye kubwira abantu ibitangaza by'Imana, kubwira abantu imirimo y'Imana, no kubwira abantu ko Imana ihari. Muri ibyo zose twaciyemo ntitwaje kubwira abantu wenda tubereka ibibazo cyane twaciyemo, ahubwo twaje kubereka kuko ibisubizo ari byo biri ku mwanya wa mbere. Imana yadukoreye ibikomeye, ibyo ni bikeya tuvuze, haba hari n'ibindi byinshi kubera impamvu z'umwanya titwobirangiza pe. Ubundi Imana nidufashe kaduheza ikindi gihe tuzabaganiriza tubabwire n'ibindi twasize wenda tutorangiza hano. Ariko murakoze cyane kandi turabakunda, kandi mukomeze mugira ibihe byiza. Shimira n'umunyamakuru wacu wadutumye rwose kabisa, warakoze cyane kutwizera uradutumira. Rero ukomeze tukomeze tubane n'ikindi gihe nutwifuza tubonye uburyo n'umwanya tuzabita. Murakoze cyane. Sawa rero murakoze cyane kuba dukurikiranye bose, ni kubashimira kandi no gushimira uwadutumiye kugira ngo tubagezeho ubuhamya twari dufite, kandi no kubwira abantu kuko Imana ikomeye ibasha gukora cyane ibyo tudatekereza n'ibyo tutibwira, no kubwira abantu gukomera kw'Imana, no kubwira abantu kuko Imana ariyo nyiri byose. Waba ufite ikibazo cyose yibaza mu mutima wiwe, wese igisubizo cyaturuka hehe, amenye kuko Imana ariyo gisubizo. Mukuri gwari turabashimiye mwese, kandi tunasaba gukomeza nyine kugira icyizere no kumenya Uwiteka ko ari byose. Murakoze. Yego murakoze cyane. Reka mbashimire nanje kubw'ubuhamya
n'ibyo bintu byose mwaciyemo sande cyane mukamwemera no kubisangiza abantu hari ukuntu mu mico yacu abantu baza bahisha ibintu bitera nk'isoni abandi bakagira bimwe ibintu se ni ibiki ariko ibi ni ibintu bikomeza abandi kandi n'umuntu umwe wenda ashobora kuba ari bwaca no muri ibyo tutabizi ariko Imana igashobora kumuha ikindi. Reka wenda ntaguciye mu ijambo ugiye kurangiza nari nibagiwe gatoya nubwo duhurira nari uko mutugira icyizere mukadutumira ariko natwe ibi bintu twarabihize umuhigo guhera kuri jewe narabihize ndavuga ngo ibi bintu Imana ndiyo binkorera hanyuma mbirekera ngomba kuzabisangiza n'abandi kuko hari abantu baca no mu bindi bimeze nk'ibi n'ibindi bitandukanye bitameze nk'ibi ariko kugira ngo dukomeze abantu twereke abantu ko Imana ihaba kandi haba imbaraga z'Imana ndabigira mu mugambi wanje nonega ukuko ndabigezeho ku mpamvu babwira zasohoye hanyuma umudamu nawe kuriya igihe hari igihe wenda ashobora gutekereza akavuga ngo sinobivuga ariko kugira ngo tuzane nawe dufate urugenzi nuko twabitahuye tubigejeje mutaha imirimo y'Imana ikibazo ni ugusenga mukavuga ngo Imana nibakorera ikimuzo bikora kimugikora ariko uko niko twatubibagezeho kubera ko twabishyize ni ukuri pe kandi Imana yakiriye amashimwe n'abantu nabo bakire iyi Mana izikora ibi ngibi kuko mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe nje n'ubwa mbere numvise umuntu avuga ngo nari ntwite inda y'amezi 7-8 irabura ndayibura nakoronka ni n'ubwa mbere wumvishe ko umuntu ashobora kwikubita hasi umwana yavunikiye mu nda nyina ari muzima n'Imana yakora ibyo ngibyo kandi iyo Mana namwe muyakire. Reka mbashimire mwari kumwe na Director Gaby kuri Afri Media Live ibyacu nakagaruka hanyuma icyo wumva utasobanukiwe cyangwa ukeneye kumva cyane wandike muri comment ubasabe bazogaruka ntibatuye kure Imana nitanga imyanya yakoze ibyo ngibyo ntiyobora umwanya murakoze cyane. A world of stories.